Hello guys, uyu munsi ushobora kuba wicaye iwanyu nta business ufite, nta kintu ufite cyo gukoreraho, ariko uyu munsi ngiye kukubwira ibintu byiza cyane. Uyu munsi ufite surprise, icyo bita surprise. Ndagira ngo ubanze kuri subscribe, wandike comment yawe kandi na like kuri video. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese urubuga rwa YouTube rukora rute, twishyura gute, ese bakwishyura bigenze bite. Ureka bakubeshyaga cyangwa se baguhaga amakuru atariyo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese YouTube yishyura ite, ikora ite, n'icyo kintu wayikoreraho kikagira umusaruro. Uyu munsi rero muri iyi video ntoya twateguye turagira ngo dukoreshe urubuga rwa YouTube mu buryo bwo gukora amafaranga. Twirinde gushyiraho video zidafite akamaro, twirinde kuza kuri YouTube scrollinga gusa tukagenda. Ushobora kuba uri iwanyu, uri umwana ukuze, iki byose. Ndagira ngo iyi video ntuyice amazi, ahubwo ikiri gukore uranyumva neza witonze. None aha ngaha dufite ingingo zigiye tugiye kurebaho ese YouTube ikora ite, yishyura ite, kugira ngo ukorere kuri YouTube cyangwa se kugira ngo ube umu-YouTuber. Uko ubanza gukwesitaramo application ya YouTube, warangiza ukayifungura ukayinjiramo, ubundi ugakora icyo bita login. Amara kwinjiramo muri application ya YouTube ukadushyiramo, ukadufungura icyo bita channel name, warangiza ugashyiraho icyo bita warangiza ugashyiraho icyo bita brand yawe cyangwa se icyo bita ifoto yawe, ariyo bita logo ikuranga. Wamara gufungura logo ikuranga, ukahita ushyiraho ifoto igaragara kuri profile, ugashyiraho channel name ariyo basacinga muri searchable results, nyine muri search results bakayibona. Ukahita ushyiraho n'icyo bita handle name. Wamara gushyiraho handle name kugira ngo atazagira kwitiranya n'undi. Ubu ngubu rero tugiye kureba hamwe ese iyo umaze gufungura account ukora iki. Iyo umaze gufungura account ya YouTube, utangira gushyiraho amavideo, warangiza gushyiraho amavideo ukayashyiraho ku bwenge. Ariko icyitonderwa hano, amavideo yose ntabwo ariko ajya kuri YouTube. Amavideo yose ukuye ahandi ku mbuga nkoranyambaga bisaba gukora icyo bita kuyeditinga. Wamara gukora icyo bita kuyeditinga, ubundi ukayashyira kuri YouTube, cyangwa se ukongeramo voice over yawe ukayashyira kuri YouTube. Icyitonderwa, gutora video y'abandi ukuye ku zindi mbuga ukayishyira kuri YouTube ntabwo byemewe, kandi hari igihe uba demonetize. Iyo ugiye kuba monetize, hari igihe utabona monetize, cyangwa se gufata video screenshot ugashyiramo ziriya ndirimbo wakuye ahantu hatandukanye. Ibyo YouTube ibifata nka raw quality, bisaba kugira ngo wongeremo voice over yawe cyangwa se TTS maker, text to speech, kugira ngo urye ku mafaranga ya YouTube. Nuko uzawuje ibintu bikurikira: uzaba ufite amasaha 4,000, uzaba ufite subscribers 1,000, kandi ukaba utaraviolatinze amategeko ya YouTube. Kuri YouTube biroroshye, gukoresha ubwenge, ubuhanga, kandi ukaba umunyamwuga, ukagira consistency mu byo ukora, kandi ukagendera ku bandi, ukagira coach, umwarimu wo kukwigisha ibyo ukora. Uyu munsi rero hari abantu bavuga ngo twabuze akazi ntako. Hano hari YouTube ni umunyamwuga mwiza kandi yishyura neza. Amafaranga itanga ni meza cyane nk'umuntu uyikoresha by'umwuga. Rero sinumva ngo warangije kaminuza ngo nta kazi uri kubona. Ese kuki nta kazi uri kubona ukaba udafata YouTube uyikoreshe ubona amafaranga? Ikibazo kiri muri wowe. Reka dukomeze n'amabwiriza ya YouTube. YouTube ni urubuga rwo kureberwaho amavideo, ni urubuga rwo gushyiraho amavideo yawe bwite wihangiye nka creation yawe, cyangwa se content, original content. YouTube kugira ngo iguhe monetization, wemerwe muri YouTube Partner Program, nuko uzaba utaraviolatinze amategeko ya YouTube, utarashyizeho ibihangano by'abandi, utarashyizeho video zose ubonye uri ahantu hose, udakoze editor cyangwa se utazeditinze, cyangwa se udakoze fair use. Icyo gihe ntabwo uzabona amafaranga ya YouTube, ahubwo bazaguha monetization. Demonetization ntabwo uzaba wemerewe kujya muri YouTube Partner Program. Ariko icyo uzakora
nyuma yaho hari uburyo bwitwa applying. Iyo wapurayinze bakakwemerera ubwo uhabwa udufaranga twawe iyo wapurayinze ntibakwemerere ubwo bisaba gusiba video zose ziriho kongera ugatangira bundi bushyashya. Niko bikora hano kuri YouTube. Nanjye mfite channel nakozeho so iyo channel byansabye ko nanjye nsoma video yose mujye kuyireba. Yitwa Jonas Official 2, nyine official 2 ukabyandika bifata Jonas Official ugashyiraho 2. Iyo ni YouTube channel yanjye, niyo bangize not proof YouTube partner program. Biba ngombwa ko nsuba amavideo yose nayo nashyizeho amavideo agera muri 600 ariko subscription cyangwa subscribers ndazifite 7,000. Rero icyo nakubwira nk'umuntu wabinyuzemo, niba ushaka gukoresha YouTube nk'umwuga, niba ushaka gukoresha YouTube nk'ahantu wakura amafaranga, niba ushaka gukoresha YouTube nk'umuntu w'umwuga, icyo nagusaba ntuzakoresha ibihangano by'abandi, ushyiraho ibihangano byawe runaka. So kandi ndagushishikariza kujya ukomeza gukurikira ibihangano byacu hano, inyigisho dushyira hano. Hano nagira ngo nkubwire YouTube, nimbona ikiganiro mugikunze nzabakorera video nziza cyane yeruye, video isobanura YouTube, video isobanura imikorere ya YouTube. Niba wakunze iyi video kanda like, ukande subscribe, wisharinge bagenzi bawe kugira ngo nabo biga uburyo bakikura mu bukene, batunge ku mafaranga, basobanukirwe. Uyu munsi rero ntabwo ibiganiro bigiye kuba birebire kuko hari ikiganiro ngiye gukoraho nacyo ndagishyira kuri channel cy'uburyo wazamura business yawe part 2. Ndagira ngo ujye kureba ibiganiro byose twagiye dukora, kandi ndagushishikariza gusharinga izi video n'abagenzi bawe. Ukeneye gufasha cyangwa se ukeneye ko hari ikindi twagufata, nimero yanjye ni 07359129 so 39, kandi duhamagara ufite ibintu byumvikana by'uko twagufasha. Amafaranga tugufashiriza ni 20. Imana ikuze.